twongeye kubasuza abakunzi mukurikiranye Bw'izina TV. Nkuko bisanzwe ni wa musore wanyu ni inshuti Valente muri studio ntago mbe ndigiye nyine ndi kumwe na Ale Bertrand. Uyu munsi twongeye kugaruka ku busobanuro bw'amazina. Bertrand, ese wabwira abaduteza amatwi izina twabateguriye? Uyu munsi twabateguriye izina SAMMY. Twihuse cyane, hano ubushakashatsi bugaragaza yuko SAMMY ari izina rihabwa umwana w'umuhungu gusa. Iri zina rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayi. Rikaba risobanura Imana yumvise cyangwa izina ry'Imana. Ubundi SAMMY mu Cyarabu bikaba bishatse kuvuga gushimwa cyangwa uzamura, aho mu Cyongereza bavuga ngo ni sublime. Iri zina akenshi rifitanye isano n'izina Samuel na Samantha cyangwa andi mazina atandukanye nk'izina rusange. Hano twavuga bimwe mu byamamare byagiye bifata iri zina SAMMY, nk'umuhanzi wamenyekanye cyane akaba n'umubyinnyi witwaga Pemi Sammy Davis, ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Gutora iri zina SAMMY rwose ni uguhitamo sublime. Twihuse cyane, Bertrand, wabwira abaduteza amatwi imwe mu myitwarire iranga uyu mwana w'umuhungu witwa SAMMY? Imwe mu myitwarire cyangwa se ibiranga abantu bitwa ba SAMMY. Ubushakashatsi bwagaragaje yuko abantu bitwa ba SAMMY bakunze kwisanzura, baba bari class, bakunze kwisanga ahantu mu bantu bose, bakisanga mu bintu byinshi, ndetse ntago bakunze kugorwa n'ubuzima bitewe no kwisanzura kwabo. Ikindi, ntago bakunze kuba sex, bari unisex. Ntago bakunze gukururwa n'abakobwa cyane cyangwa se ngo usange ngo bishoye mu bakobwa cyane. Izo ntago babikunda. Mu bibaranga ntago iyo myitwarire ibagaragaraho. Ikindi, bakunze kumva, barumva cyane, bumvira abantu abakuru, bumva n'inama, bumva n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ni abantu bakunze kumva, bacisha bugufi. Abantu bitwa ba SAMMY, ubushakashatsi bwagaragaje yuko bakunda kuzamurwa. Niba abantu baba bafite nk'ibikorwa runaka ugasanga bazamuwe bakagera kure, bagafashwa kuri rwa rwego rwo hejuru. Ikindi kandi, bakunze gusenga cyane, bakunze gusingiza izina ry'Imana. Abantu usanga buri ku cyumweru, niba ari nk'aba ADPR, ugasanga bakunze kujya gusenga, ntibacikanwa. Niba ari abadive, ugasanga umunsi wo kuwa gatandatu bawitabiriye. Ni abantu bakunda gusingiza Imana cyane. Iyo niyo myitwarire ikunze kurangwa n'abantu bitwa ba SAMMY. Valente, hari ikindi kintu wakongeraho? Hano ubushakashatsi bugaragaza yuko SAMMY iyo ari wa muntu ukuze, mu gihe afite inshingano, mu gihe nyine yashatse wenda umugore, ni wa muntu ukunze kuba yafata inshingano zo kuba yakwita ku muryango we cyane. Akaba ari wa muntu uharanira inyungu z'umuryango cyane. Bertrand, ni wa muntu urwanirira umuryango we, kandi urabizi ko buri muntu w'umugabo ni inshingano ze kuba yarwanirira umuryango. So Bertrand, tudatinze rero twasuhuza bamwe mu bantu bagiye badusaba ko twabasobanurira amazina baduhaye. By'umwihariko twasuhuza uwo bita Uwayo Sara, umukunzi wacu udukurikirana, na niwe wadusabye kuba twamusobanurira iri zina. Bertrand, nabonye yadusabye ko twamusobanurira izina, yaba ari iri SAMMY ndetse na Sabe. Mu kanya naryo turarikurikizaho, kandi natwe turagukunda cyane. Uyu ni umukunzi wacu udukurikirana cyane, ndabibona, yitwa Uwayo Sara. Aho uri hose Uwayo Sara, umenye yuko tugusuhuza cyane, n'inkunga yawe ikomeye cyane. N'abandi mugenda mutwandikira hirya no hino, turabasuhuje cyane. So Bertrand, iyi ni Bw'izina TV, tubategura ibiganiro bigiye bitandukanye. Wabasezera tugakomeza mu bindi biganiro. Nk'umuntu wese wifuza ko twamukorera yabyandika muri comment. Ciao.